esaturana nk'amasazi. Ese bebe amakuru uvuye kuvoma ese mwana watuye tukaganira basi iminota ibiri hari icyo byaba bitwaye se ariko shatura cyangwa utura makasa mwana mwiza nkawe nizere ko atajya akora amakosa ndabona ureba neza mu rugo se ni he tukaganira nk'amaji ubebi biba byahuye hari ikintu biba bitwara urankomye ukoze cyane akanya se wacu aho nariwe mwana urakoze cyane ntabwo ni ukuri kw'Imana ushobora mwana ateta warasa nambere vya gutumye amazi waruriye ko mugezi hari abantu benshi zamukana amazi se naye ngiye kugura iswari yangu ariko se buriya mukobwa duhuye ko yambwiye ko afite nimero telefone ubona nayo yarayifite ariko ndi haha ko yanamaye nimero ze kanze nzihamagare numva nabone abakobwa nabonye buriya musaza harahiga nabonye ari beza wasanga ari na wasanga bari abakobwa ari abo uriya musaza nabonye abyara abakobwa beza gusa nze mwereke muhamagare akusi rero kuri mo ndayiburaye ntayo yashyizemo se bibaho kanongera ariko mana yanjye we ngo nta mafaranga mfite ahagije ubwo se yagiye abantu rero mbuze amafaranga yo guhamagarira umukobwa kandi nshaka uburyo ki bwose nza kubona ariya mafaranga mbere ko nyine n'igifu ntazongera kukigwaho